gutigita no kuzuzwa yego no kuvuga ngo Uwiteka aravuze ati. yego Ubwo ni ubuhanuzi. yego Ndimo ndasaba Imana ngo ihindure ijambo ryavuzwe kenshi ryitwa inzara. Nawe wararyumvise? Ko usuje umutima se. ni ukuntu umuntu yemera kujya kuri kamera agahanura inzara, Yego. kandi aho izabera azaba ahari, Izahamusanga nawe. aho kugira ngo ajye kuri kamera avuga ati imana yanyeretse inzara ariko turayihendahenze, aho bakavuga ati ni ukuri murapfuye, ndetse mva wabonye ko kuri tayito, kuri titire y'icyigisho y'ikiganiro bashyira ngo ibi byo ni ndakuka, bishe imyaka yuko ari ndakuka. Niyo mpamvu rero bize mvugira abantu imbere mu rusengero, ndi imbere y'abantu 3,000 ndababwira ngo ikintu cyose cyaturwanyiriza igihugu, yego, abantu bose nibatabasha kucyanga, yego, nzacyanga njyenyine kandi kizakunda cyanjye, yego, kuko hari igihe Imana yashatse umuntu umwe Manuel, yego, wo guhagarara mu cyuho cya Sodoma na Gomora, sibyo? Si umwe yashatse? Yego. Si Loti ntiyamubonye? Amahoro y'Imana n'umugisha w'Imana no gufashwa n'Umwuka Wera bibane namwe mukurikirana Mpumuriza GB Ministries. Umunsi ku munsi Uwiteka ajya abaha umugisha kandi abishimire. Namwe murebe ikiganiro gisohotse mukazagaruka kureba, namwe Uwiteka abaha umugisha kandi abishimire mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Abantu twabanye 2025, tukaba tumaze gutangira 2026, namwe mwese Uwiteka abaha umugisha kandi abishimire. Uyu munsi turifuza yuko mu ntangiriro z'uyu mwaka 2026 dutangirana n'umushumba Dr. Pasteur Zigirinshuti. Imana y'amahoro ibaha umugisha kandi bishimire. Tumenyereye mu biganiro bigiye bitandukanye bya hano, ariko mbere yuko mvuga icyo nifuza ko tuganiraho uyu munsi, mwasuhuza abantu bakurikiranye Mpumuriza GB Ministries. Hari igihe ari bashya, hari igihe baba yenda babonye kino kiganiro akaba ariho bagiye gukora subscribe, hari abareba ibiganiro ntibakora subscribe, ariko uyu munsi banone yenda bagiye kuyikora. Abo bose n'abandi n'abazaza bareba kino kiganiro wabasuhuza kandi ukanaduha ikaze muri iki kiganiro mu izina rya Yesu, nk'umuntu tugiye kujyana tuziranye mu izina rya Yesu Kristo. Turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Amazina yo wayavuze, ndashima Kristo wongeye kuduhuza, akaduhuza nyine mu mpera z'uyu mwaka twinjira mu mushya. Ndashima Kristo wabarinze nanjye akandinda. Kuri Mpumuriza GB Ministries tubahaye ikaze. Mureke dusenge Imana, hanyuma tumara gusenga Imana tugira icyo tuganira. Yego. Mana yacu turagushimiye mu izina rya Yesu. Haleluya. Tugushimiye ko turindiye ubugingo n'umwuka n'umubiri. Tugushimiye ko uduhaye kugeza uyu munsi. Ni wowe wanyuma usoza umwaka. Ndakwinginze kugira ngo udushyigikire muri iki kiganiro, uduhe umugisha kandi ukoreshe mwene data uri ku buhanga bw'ibyuma, byose bigende neza kugeza dusoje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Imana y'amahoro ibaha umugisha kandi bishimire. Turifuza yuko uyu mwaka 2026 hari icyo waganiye n'Imana, hari buri gitondo ubwoko bw'Imana bujya bwatendinga intebe y'Imana. Niyo mpamvu buri mukristo ufite ubishoboye, ngiye gukoresha imvugo ngo umukristo ubishoboye saa 9 yakaba yapfukamye ku karagwa, pana ku gitanda, ahubwo kuri hasi muri sima, ku makaro, ku mukeka, arimo abwira Imana ngo nk'uko ugenderera abandi, uyu munsi nanjye ungenderere kandi ufungura amahirwe n'imigisha yanjye. Hanyuma ibyo biba ari nk'ikimenyetso cy'uko n'Imana buriya buri kiremwa muntu mu gitondo mbere yo kugikangura iramanza ikagitegurira uko uwo munsi wose biragenda, ikamanza igashyira kuri ntuza, kuri projecteur, abamarayika bakavuga ati umuntu wanjye uyu munsi biragenda gutya na gutya gutya na gutya. Hanyuma namwe uravuze ngo ibi biremye sangahe mu gitondo cy'urukerera se? Oya, ntabwo ibi biremye uwo munsi, ahubwo ni nkaho marayika wacu ajya gufata gahunda y'umunsi ayivanye mu byateguwe kera n'Imana. Yego. Kararyoheye. Haleluya. Nagira ngo ngakosore. Yego. Kuko hariho ibintu
by'Imana biteguye igihe kirekire, yego, aribyo mujya mwumva bitera impaka mu bantu yego, bya destin. yego, Hakaba n'ibiremwe uwo none, mwanya none mm, imwe yo muri Yesaya 46 abantu bakunda gukoresha nk'ubuhanuzi. yego, Ibyo rero byose cyane ibiremwe vuba by'ako kanya byo ibiremwa hakurikijwe circonstance ibayeho. yego, Abantu rero ntabwo iki kintu bari bakizi. Ni ryari ririmo bitari bisanzwe, ni igihe habayeho circonstance runaka itunguranye, ubwo abantu bakaba none se n'Imana iratungurwa. Ntabwo itungurwa, ahubwo hari igihe ibintu bitayibera nk'uko yo yabyifuzaga. Icyo kintu kiba gikozwe nande? Ni Satani cyangwa ni umuntu ku giti cye wanze ubushake bw'Imana. Urugero, nk'ubu ngubu ugiye kurambagiza umukobwa warasenze Imana, ndetse ari nawe wari uwawe rwose kuva kera mu mugambi w'Imana, yego, akakwangira, yego, hanajya musobanurire akanga ubushake bw'Imana. Abantu batubwira yuko abantu bose bemera umugambi w'Imana. No, hari ugandira ibyo ishaka akabyanga. Icyo gihe rero wowe nta kosa uba ukoze, ikosa riba riguye no mu muntu, riba riguyemo n'umuntu wanze ubushake bw'Imana. Icyo gihe bisaba iki? Byanga bikunda Imana ikuremera ibishya, naho iryo jambo ibishya rituruka. Igira ibyo ikuremera, uriya wanze ubushake bw'Imana akazakurikiranwa no kuba yaranze ubushake bw'Imana n'akazi ke. Ese mama, yego, yego. Wow. Hanyuma uyu munsi reka udufashe udutangize uyu mwaka wa 2026, uyu mwaka navuga mu igenamigambi ryo kuganira n'Imana. Reka nkoresha icyo kinyarwanda, ariko abatacyumva, ni iki watubwira muri uyu mwaka? Ni izihe mpanuro, ni irihe jambo watugezaho, ni irihe waduteguriye, ku buryo kuri Mpumuriza GP Ministries abantu bakurikiranye ibiganiro twagiye dutambutsa uyu mwaka wa 2026 babasha kugenderaho, ariko bivuye muri ubu mu buhanuzi, mu butumwa ugiye gutambutsa uyu munsi. Ubundi mu by'ukuri ntabwo ijambo ubuhanuzi buri gihe ntabwo rivuga gutigita no kuzuzwa no kuvuga ngo Uwiteka aravuze ati. Yego, ubwo ni ubuhanuzi buri ukwabwo, kuko nyine aramanutse aravuga. Yego, ariko hakaba n'ubuhanuzi buri muri no jambo. Yego, hano, kuko iri jambo iyi Bibiliya mureba mu rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo, yaramubwiye ngo ibyanditswe byose biraha, byahumetswe n'Imana, bigira umumaro wo guhana, guhugura, gucyaha, kweza no gutunganya umuntu abashyitsi. Rero ahangaha harimo amasezerano. Inama rundi butangiye n'impuguro natanga ndazivana mu ijambo ry'Imana ahangaha. Uko nuguhanura uhugura, uko yabwiye Tito, guhugure abakecuru, abasaza n'abasore. Noneho kandi njye gusoza ngira ibyo numva nifuriza abantu. Amen, amen. Urumva ubu turi mu bihe bya wishes, kwifuriza. Yego, I wish you. Turifuriza. Mbere ya Noheli abantu barifuzaga abantu Merry Christmas, Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Ubu rero Noheli yaratambutse, turashimira uko yagenze, ariko ubu noneho nje imbere ya kamera ngo nifurize abanyarwanda bose umwaka mushya muhire wa 2026. Amen. Reka mvuge ngo ubwo ni muri rusange. Yego. Hanyuma by'umwihariko nifuriza abakristo ku mwaka utaha wabera umwaka w'ikanguro, reveil. Amen. Ububyutsi, ugukanguka, ukwegera Imana kurutaho. Mpumurize kandi mbwira abantu ko wabona umwaka utaha ukubereye mwiza, Imana ikagira ibyo ihindura mu byakubabaje n'ibyakugoye mu myaka itambutse n'uyu nguyu urimo. Hari ikintu natekereje nibutse mu kanya,
umfashe ukinyibutse nawe uracyafite umutwe muzima yego mushyashya sibyo yenda ni mushyashya ariko kuba muzima mushyashya ariko ese waba ushaje ntube muzima nako ukaba muzima yego hari ukuntu imodoka ishobora kuba ishaje ariko ari nzima bitewe n'ukuntu bagiye bayikoresha bayikorera nziretse sawa reka wumve icyo nshaka kuvuga rero yego niba wibuka neza ijambo ryitwa covid yego ryarangiranye n'uwuhe mwaka 2022 na gatatu twari ku idembe na kane tugifite ubwoba ariko dufite ubwoba twinjira muri gatanu kamwe tuvuga tuti harabaye ntihakabe iri ibiri yatambutse nyuma ya 2022 yarimo ikintu cy'ubwoba yego tukinumva ibisigisigi byayo hirya aho hafi aho kuko ndibuka ko 2023 nahitangiriye mu rusengero yego kameme abantu bajya gusenga yego abantu bajya gusenga none na gatanu rero na gatanu urangiye turi amahoro yego dutekanye amen sibyo yego twari dutekanye icyo kintu kigenda kiva mu mitwe y'abantu tukibuka gusa nka kera habayeho wa mugani yego kuko twumva amakuru y'ukuntu ngo niba ari Macinya yafashe Uburayi yego Macinya nikorera gutyo hari indwara ariko bafashe Uburayi n'ubushita hari n'ahantu bigeze kushaka kuba ko ngo haba yabihari ifite n'ibimenyetso byayo no mu mezi make ashize byavuzweho ko habonetse inkorora ifite umuriro mwinshi ngo bivuga ko yaba ari nkayo yego ariko turashima Kristo aho tugeze uyu munsi wa none nifurije abantu umwaka w'amahoro umugisha kurindwa indwara ibiza ibyorezo n'ibyago mu izina rya Yesu kandi reka mvugire ijambo niba twatuye ibintu mu izina rya Yesu Kristo tubyatuye mu izina risumba ayandi kandi tubyatuje akanwa kabihawe ijambo ryumvise byatujwe akanwa kabihawe kwatura yego kabihawe kabisigiwe kwatura dushobora kwatura ibintu bigahita bikuraho umugambi Satani yari afite yego uko nabo Satani akoresha akenshi bakoresha akanwa bakagira ibintu batura yego rero ibyo twatuye tuba tubyatuye mu izina ry'uwamunesheje amen haleluya y'uwamunesheje niba Satani yaragambiriye kubabaza abantu akaba yaragabye ibitero byinshi ku bantu b'Imana ku Rwanda n'Abanyarwanda twatuye iri jambo rivuga ngo nk'uko byahanuwe muri Yesaya yego 54 bazadutere baciye mu nzira imwe yego baduhunge batatanye baciye muri zirindwi rega twanabanyuza no mu nzira ibihumbi bazangire no muri nyinshi batatane izirenze zirindwi yego icyangombwa nuko iri jambo rivuze ni iryo gutatanya ibitero byose byari bigabwe kuri twebwe mu izina rya Yesu Kristo amen tuburijemo imigambi Satani yari afite iri mu nama mu myanzuro yafashe iri mu bikorwa ubu ngubu yagira ngo atangiye kwishyira mu bikorwa iyo yose iburizwemo mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu haleluya nifurije abantu kuzabaho mu buzima bushaka Imana amen cyo kintu ndacyifuza reka nsome umurongo umwe kuko nta nubwo turimo natinde cyane umurongo uri mu gitabo cyo Kuva igice cya 34 umurongo wa 23 n'uwa 24 uko umwaka utashye abagabo bo muri mwe bose
bajya baboneka imbere y'umwami Uwiteka Imana ya Isiraheli ibihe bitatu. Kuko nzakwirukanira amahanga akaguhunga, nkagura ingabano zawe, kandi ntawe uzifuza igihugu cyawe ujya kuboneka imbere y'Uwiteka Imana yawe ibihe bitatu, uko umwaka utashye. Imana ishimwe. Haleluya. Iri jambo hari umwaka narivuze. Ndabizi ko mu bantu bazaryumva hari abazivuga ko iri jambo narivuze. Yego. Kandi nari ndihawe nk'ubuhanuzi. N'ubu ngubu rero ndisubiyemo. Tugiye kwinjira muri 2026. Imana n'inyumvire ndabisabye, iha abagabo kuboneka imbere y'Imana, kuboneka imbere yayo ibihe bitatu. Ni ukuvuga ngo umwaka. Ubwo ni ukuvuga ngo ni igihembwe cya mbere kigizwe n'amezi 3. Yego. N'igihembwe ane. Ni ibihe bitatu. Ubwo ni muri ane. Yego. Hoze narimbaza amezi 9. Sinzi ukuntu uri uzi 9 nari nyahekeye. Donc Imana yo mu ijuru nkorera nikangurira abagabo kuyishaka. Kuko abagabo iyo bashatse Uwiteka, hari ibintu Uwiteka ahindura. Iyo abagabo tutahagaze ku izima ryacu ngo dusuzugure Imana, ahubwo tukayubaha, tukayitinya, tukayishakisha umutima wacu wose, hari ibintu Imana ihindura. Iki kintu Imana ikimpere bene data, abagabo bose baneze amatwi, ibahe kuyegera. Yego. Ibahe kuyegera, bayishake. Kuko hari ikintu yemeye. Yego. Yemeyemo ikintu gikomeye, kivuga ngo ibyo ni mubikora. Yego. Icya mbere, nzakwirukanira amahanga akurwanya aguhunge. Icyo si kimwe. Yego. Icya kabiri, nagura ingabano zawe. Icya gatatu, ntawe uzifuza igihugu cyawe. Ntuzajya uboneka imbere yawe. Ntawe uzifuza ibintu byawe. Ndagira mbamenyeshe ko buriya umujura, umunyazi aba arimo yifuza ibyacu. Umujura, umunyazi arimo yifuza ibyacu. Yego. Arifuza imodoka yawe, arifuza mu bana bawe, arifuza umugore wawe, arifuza inka zawe, arifuza. Umunyazi yagiye akorera ibye. Umunyazi yagiye akora ibye? Yagiye akorera ibye. Igitangaje rero, Yego, ntabyo ajya akorera. Bene abo bantu Satani abateza ikintu. Abo bantu Satani ajya bateza kubaho ntacyo bashaka gukora. Ari abanebwe, ari abanebwe bagashaka kubaho babeshejeho n'ibyavuye mu mitsi y'abandi. Ngo hari ikigirwamana cyitwa Belfagoro. Yego. Ngo cyo gishinzwe kiricara nyine, mbese iyo bakigereranya nk'umuntu nyine ukorera ubutunzi online. Yego. Arashaka kunguka cyane, atavuye aho ari, nta kintu yakoze, ariko nyine yunguke tu. Ni ikigirwamana cy'ubunebwe. Online yo gwera ntitwayicira urubanza yose. Yego. Kuko ndaguha urugero. Uyu muntu ufite ibintu runaka ashyira online bikamwinjiriza. Yego. Niba bimwinjiriza mu buryo butanyuranyije n'amategeko, urumva ntacyo wamuvugaho. No kuvuga ngo ndavuga yena nka gutya nk'ubu twari kodinze ibiganiro. Yego. Twakoze. Ariko hari abandi bo bashinzwe gusa. Yego. Hari ibyo bashinzwe muri online. Gahoro tuvikura muri black ntuza market n'ibindi bigiye bitandukanye. Tuvikura abo ba online rero, ba black market n'ibindi byose. Noneho tuvuge kuri aba bantu b'abasore. B'abajura. Birirwa baryamye bakabyuka nijoro. Akabyuka nijoro. Akambara ibintu by'ijoro. Akipfuka wese agasiga amaso. Abibisha intwaro. Yego. Abafata bakaniga. Abashikuza bakirukanka. Ibyo byose ubwo polisi y'igihugu yirwana nabyo. Bariya bantu nabo bafite umudayimoni uri delege. Yego. Woherejwe n'ikuzimu
ngo agende abaho ubwo bwenge n'ubwo bucakura n'izo mbaraga. Ibi bintu byose abo bantu nta kindi bifuza, barifuza ibintu byacu. Barifuza ibintu byacu batabikoreye. Bameze nk'aho undi uhamagara, alo nkoherereje ibihumbi 100. Mu byo rero ndimo kwatura, ndimo ndatura ngo nk'abo ngabo ibyo byose by'ubujura by'ubugibande, Imana ibitwamurireho mu izina rya Yesu. Imana ibitwamurireho mu izina rya Yesu. Ibi bintu mba mvuze, niwinjira muri Bibiliya urasanga kororoka kw'inka zacu n'uko imikumbi yacu byanditse muri Bibiliya. Kugira ngo zororokereze birasabwa iki? Birasabwa ngo zirindwe babanyazi b'abajura, ariko zinarindwe n'indwara. Ibyo byose niko byatuye kuri bene data, ku banyarwanda, aho umuntu atungiye, aho aragiriye, aho abika, mu kuboko kwiza kw'Imana kuzabikore twebwe. Nibura umwaka utaha nanone tuzobe twicaye mu cyicaro nk'iki ngiki, dushimira Imana ibyo idutambukijemo, urugamba yaturwaniriye, umugisha yaduhaye, n'ibyacu yarinze. Imana nishimwe cyane. Abana bacu barindwe. Isezerano ry'Imana rivuga ngo urubyaro rw'umukiranutsi ruzicwa n'Uwiteka. Uwiteka azabahera abana gutsinda. Kuki umuntu yakwishyura minervari iki gihembwe kizakurikiraho gitaha, uwo mwaka wose umwana ukazamubira imfa gusa agataha atimutse, atabonye amanota, atari debile, si maradurwa, nawe wicaye muri karasi nk'abandi. Hari ikintu twigeze kuganiraho kijyanye n'ibijyanye n'ubwenge. Aho hantu hageze ndahumvise cyane, ariko ndibaza, ese abigishwa bose bajijuka? Abigishwa bose bajijuka. Kujijuka ni kontreri yo kujijwa. Injijuke ni kontreri y'iki? Ni ikinyuranyo cy'injiji. Abigishwa bose ubundi bagombye kujijuka, bien sûr ntabwo bajijuka ku rugero rumwe, ariko niba Manuel azi imibare cyane, excellent, Michel ari munsi ye gake, very good, abandi babe good, babe good, ntihabe fail. Kuba fail. Uko urumva njyewe vraiment n'ubeje ubona rero mbaza abana abanjye, n'ubundi nsigaranye umwe muri secondaire gusa nawe kurangiza, nabazaga abuzukuru banjye mbabaza amanota bagiye bagira. Kubwije ukuri n'uwagize 52, namubwiye nti courage mama, courage, kandi ushima Imana ubwo utagiye munsi y'umurongo, underline. Kuko niba icya kabiri ari 50 cyo bafatiraho, ubwo Imana yakimuhaye, Mana ubishimirwe. None nkamwankuraje mubwira nti naho ugire courage, wenda umwaka utaha ujye ushaka 60, ariko nawe ahavuye 52 kugera 60 yahaboneka. Iyo encouragement rero uyimuha kubera ko wabanje kumwereka ko nibura aho yashoboye. Mbikubwira ku kibazo ufite, mbese abigishwa bose bajijuka. Ubundi kabyita itegeko, nuko bose bagombye kujijuka, nubwo batajijuka ku rwego cyangwa ku kigero kingana. Ongeraho ko mu mashuri ntabwo tumenya ibintu bimwe byose twese. Usanga hari umuntu imibare inanira, undi hari akayibasha, ariko ugasanga uri yibasha nanone Ikinyarwanda kiramunanira. Iyo twitaga kera ngo ni etude du milieu, ubu sinzi ukuntu bayita mu masomo y'ububanza, bayita mu kimanwe etude du milieu. Iyo twitaga etude du milieu irimo ibintu bya environnement. Ntabwo nzi ukuntu bayita, ifite irindi zina, ntabwo icyitwa ityo ndabizi, njya mbirebera kuri za biro tuzabana banjye. Ugasanga iyo ngiyo ntayizi. Niyibamwo meya wanyu w'akarere yitwa nde, niyibamwo urwego rw'isibo n'umudugudu,
ndi gushaka izina aho uryibukiriza kumbwira aho ndaryibukira Ye. ntabwo none dutandukana ugasanga uriya mwene data uriya muvandimwe ibyo ngibyo imibare arayibasha rwose ariko icyo cyamunaniye. Undi mwanya tukaba twagiye muri grammaire mu ndimi mbese rw'igifaransa, grammaire yose conjugaison analyse bya adjectif byose biramutsinda pe, urabyumva. ariko ugasanga hari undi ubibasha. Aho rero Manuel, aho wumva buri muntu agenda abasha niho hatuma azanzamuka nawe agakurikira abandi. Uriya akazagira 91 n'ibice 5, undi akagira 93, ugasanga mu bana 35 n'urugero tujya kare bari muri classe, ugasanga nibura n'uwanyuma vraiment yabasha kugira 52 cyangwa 3. Yego, si koko? Ubwo rero mbiherekuje muri ngo abana b'umukiranutsi bagishwa n'Uwiteka. Imana iduhera abana kujijuka, iduhera abana kumenya, sibyo? Kandi kuri nivo zose, ku byiciro byose by'amashuri abantu barimo, bayita education civique. ntiwumva education civique? Urakoze cyane, très bien. Aha, reka nongera akandi kantu tugana ku musozo. Hari ikintu ndimo gusaba Imana, ntabwo ari uko nicaye hano kandi imbere ya kamera. Yego, ndimo ndasaba Imana ngo ihindure ijambo ryavuzwe kenshi ryitwa inzara. Nawe wararyumvise ko usuje umutima se? ni ukuntu umuntu yemera kujya kuri kamera agahanura inzara, Yego, kandi aho izabera azaba hari, izahamusanga nawe, aho kugira ngo ajye kuri kamera avuga ati Imana yanyeretse inzara ariko turayihendahenze. très bien. aho bakavuga ati ni ukuri murapfuye, ndetse mva wabonye ko kuri title, kuri titre y'icyigisho y'ikiganiro bashyira ngo ibi byo ni ndakuka, yego, ibi byo ni nta gisibya, yego, ibi byo nta kibikuraho. yego. Ayo matitre mwakagira Imana. kandi buriya ijambo mu migani harimo ijambo, nuko ntazi igice neza Mu migani? mu migani harimo ijambo rivuga ngo ururimi ni rwiza, abarukunda bazatungwa narwo. Bazatungwa narwo. noneho warangiza ngo ibi byo ni ntakuka. Yego, already ufatanyije na Satani na kwemeza ko deregression bitahinduka. y'idayimoni itera inzara Yego, n'irumbisha imyaka yuko ari ntakuka. niyo mpamvu rero bize mvugira abantu imbere mu rusengero, ndi imbere y'abantu 3,000, ndababwira ngo ikintu cyose cyaturwanyiriza igihugu, yego, abantu bose nibatabasha kucyanga, yego, nzacyanga njyenyine kandi kizakunda cyanjye. yego, kuko hari igihe Imana yashatse umuntu umwe Manuel yego, wo guhagarara mu cyuho cya Sodoma na Gomora, sibyo? Si umwe yashatse? yego, si Loti ntiyamubonye yego, ntihageze mu cyuho? yego, Yego, Sodomu yarahiye, yego, sibyo? ariko hagira abarokoka. Noneho kiriya gihe cyo gushaka guhagarara mu cyuho ku gihe cya Ezekiel na Yesaya, yagira ngo igihugu cyose gikire. Ubwo yagira ngo igihugu cyose gikire. yego. Igitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma, umurongo wa 14 kivuga ngo igice cya 7. Igitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma, igice cya 7, umurongo wa 14, haratubwira ngo iki? 17. Oya, umurongo ni wa 14. Ahubwo igice cya 7. Igice cya 7. Yego. Okay, umurongo wa 14. Haranditswe ngo maze abantu banjye bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga, bagashaka mu maso hanjye, bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi, nanjye nzumva ndi mu ijuru, mbababariye igicumuro cyabo, mbakiriza igihugu. Haleluya. Hajimo ibintu nka 4 byo kwitonderwa. Hari icya mbere ni ukwicisha bugufi. Yego. Icya kabiri bagasenga. Icya gatatu bagashaka mu maso hanjye. Icya kane bakareka ingeso zabo mbi. Si ibintu 4? Yego. Ngicyo nishakira kwibwira abantu b'Imana, abantu heza amatwi. Niba n'Uwiteka wavuze iyo nzara koko. Yego. Reka dukore ibyo bintu 4. Yego. 4? Yego. Hanyuma dusenge. Yego. Turebe ko atadukiriza igihugu.
ariko si ubundi yego turebe ko itadukiriza igihugu. Mhm. Izagikiza kubera amagambo ane: yego guca bugufi, yego gushaka mu gushaka maso amaso y'Imana, gusenga no kureka ingeso z'abantu mbi. Buriya yego ikosa ribaho njya mbona, ndakumva nkuba batangaje amasengesho ngo ya 40, ngo ya 30, yego iya 21, yego iy'irindwi, yego iy'itatu. yego Ariko dore ikibazo nimba nibaza, bariya abantu babanje baca bugufi, bariya abantu bareze ingeso zabo mbi, urumva muri biriya bine, uranyumva ngo we yego ndabona bashobora kuba bakoramo bibiri. Bashobora kuba bakoramo bingahe? Bibiri. Bashobora kuba bakoramo icyo gusenga, yego, no kwica bugufi, reka mvuge ko babigerageza, ariko ingeso, ariko guhindura ingeso zabo no gushaka amaso y'Uwiteka bikabagora, bakaba bishakira urufaranga. wabyumvise? Yego bishobora, ariko mu by'ukuri byabashije kubahizwa uko ari bingahe? ari bine. ngo nanjye nzumva ndi mu ijuru. Nshuti yanjye, mwaba mwumvise ijambo ryabanje? Ntabwo habanje kubakiriza igihugu, habanje kubababarira igicumuro cyabo. Nibirangira mbakirize n'igihugu, ariko nabanje mbababarira iki? Ibyaha, ibicumuro byabo, ibyaha byabo. Icyo kintu Imana ibigikeneye rero. Niyo mpamvu nshaka kubwira abanyarwanda bateze amatwi ngo ni ukuri pe, kwiyirira ubusa tugasenga, ariko tukabikora twabanje gushaka amaso y'Imana, twaretse ingeso zacu mbi, Imana yatwumvira ikagira ibintu hindura. Inzara yaravuzwe kenshi, n'amatitire ateye ubwoba, ariko twagombye kubwira abantu, kwigisha abantu no guhugura abantu no kubaza ngo ni iki kiba cyateye Imana kubivuga. Ubundi ibyago byose Imana iri buteza abantu, yabarakariza idashaka kubababarira, ntabwo ibivuga. Icyo kintu cyumvise? Yego. Ijambo bita avertissement, gutangaza. Avertissement ntabwo nayita gutangaza, ahubwo ni nko kumenyesha mbere. No kumenyesha mbere, ni uguteguza mbere. Guteguza niryo jambo ryiza. Guteguza mbere. Avertissement. Buriya mu Cyongereza niba ari warning, wanda ari warning. Gushyiraho gasopo. Yego. Avertissement. Iyo bari bivuga ngo ibi bintu ibi n'ibi, iyi baruwa nteguza utabiretse, ubutaha wabona yirukanwa. Kwirukanwa. Yego zene wayita. Rero avertissement ni ukumenyesha abantu ibyo bakwiriye kureka, mutabireka Imana igahana. Yego. Y'Imana ivuze, burya ijambo Imana itubwiye buri gihe, iri tubwira igira ngo nitwumvira, iri kureho. Ase mama, iri kureho, irihindure. Niyo mpamvu ijambo rivuga, umuhanga yavuze ngo umuhanuzi ibyo yeretswe, yego, burya abafite na 90% yo kubikuraho bikavaho. None ikibazo kiba ikihe yanyu mwe n'abadutse amatwi mwese? Yego. Ikibazo kiba ibintu bikomeye bibikananga. Yego. Reka bisohoresha babone ko Imana yankorera nanjye. Nibajye mwibadihe. Yego. Bacucume maze abazasigaza bamenye ko Imana ikorana nanjye. Cyo ni kimwe kibi. Yego. Ikindi kibi cya kabiri ni ukuba udakunza abo bantu. Ndumva ari ubugome. Ntabwo ubakunze. Niyo mpamvu igihe kimwe nigeze kuvuga mu mwaka umwe nteruye mvugira hano, abwira ko hari ibyifuzo Imana yampaye, hari harimo no gukunda igihugu. Gukunda igihugu. Patriotisme. Okay. Kuko iyo ukunda igihugu hakagira ikintu Imana ikivugaho,
uhita ugiye gute umera nk'uhitambitse, yego ahubwo utanga ndahitambika rwose, ndahitambika ariko Imana dukiriza iki igihugu. kaba nkamuzi uti none se Ariko hakaba uvuga ati oya yewe nta gisibye, nta gisibye, yambwiye ngo nta gisibye. ese nta gisibyo warabahagaze? Ntabwo namenya koko ni buriya muntu yahawe nta gisibye ko nta gihinduka. Ndabyemera muri biriya hano Imana yivuga ikavuga ngo oya ubu ntimunyinginge nko kujya i Babuloni, kugira ngo i Babuloni yaravuze ngo ntimwirirwe munyinginga, nadesize muragenda, cyo kuba uzanyinginga azanyingingireyo mva nayo nana mwagezeyo muzabimbwire muri uzanyinginga azanyinginga yarageze kuri terera y'epfo i Babuloni, urumva nabo kandi ntibizatuma ngabanya ya myaka 70 bashwe nangize ngo uzayinginga byibuze, ahubwo uzayinginga bizamuhesha kuva yakiri muzima, ataguyeyo byo gupfa, atanaguye byo kuva mu gakiza. Ese bivuga ngo kugira ngo uve i Babuloni amahoro, yego ni ukuyinginga n'uguriyo. Noneho reka tubwire abantu bari mu buzima, hari ubuzima bumeze, hari ubuzima butatu, hari ubuzima kira mu byiciro bitatu. Umuntu wiga aba muri interina ni wa wundi ushobora kuba ari ahantu akora atifiteho n'uburenganzira, asa nkaho utifiteho uburenganzira, wiga aba muri interina, akaba n'abiga bataha. Mama shenge uyu yakwiga na smartphone nyine yarayifite, ashobora kumenya amakuru, ariko uyu muri interina na telefone ayikoresha arushye cyangwa agiye kuryama. Ubwo ugiye kuryama ntushobora gukoresha telefone nugira imbaraga kuko ejo tuzagukanda. Uwa gatatu ni umuntu nyine uri mu buzima rwose, ni uwibereye i Yerusalemu, uri kurya agahaga abikwiriye byose. Noneho rero ubwo rero twagira inama abantu bari muri interina, noneho nubwo uri muri interina iga neza uzazana amanota meza, utwereka kuko yuko wabaye muri interina. Hariho ikiganiro twigeze gukora kuri Mpumuriza, icyo gihe nabwiye abantu icyo bita kumenya kwakira ubuzima ubayemo, kumenya kwakira kubwakira first of all. Mbese mbere yuko unasaba ngo Imana ibuhindure, yego banza ugire ute ubwakire. Uzi impamvu ari byiza kubwakira? Bushobora kudahinduka vuba. Yego kuko nabwo burimo burakuremera amateka, kuko amateka arubakwa. Rega nshuti zanjye, amateka arubakwa, ntabwo amateka ari ikintu ufatiraho nonaha. Amateka yubakwa n'iki rero? Yubakwa na le passé, le présent et le futur. Ibyahise, ibiriho n'ibizaza. Ibyo nibyo byubakira umuntu iki? Amateka. Icyo twita uburambe rero ariyo ancienneté. Uburambe nibwo buhesha inararibonye. Ntiwagira experience udafite ancienneté mu bintu. Kugira ngo ugire inararibonye, tinda mu bintu n'ahantu ubibone cyane. Yego. Niyo mpamvu avuga ngo ntawe ubara ijoro nk'uwariraye. Iriraye nyine uzarivuye. Ntakumbwira ngo waraye mu nzu yoroshe ubwo usura bari hejuru. Ibyo warose mu nzozi. Hanyuma mushumba, ntabwo twatandukiriye abantu babyumve neza, twari ku nyifurizo n'ubuhanuzi, guhanura, ariko tutavuze ngo ngo iravuze, ahubwo tubakeburira. Ubwo mise numva yuko nk'aha hantu wenda dushize inyuma abantu bari muri interina harimo abakozi bo mu rugo, ugasanga ubuzima wari ubaye iwanyu bwari bubi nubwo ari iwanyu. Ugize amahirwe ubonye aho akazi urambika umusaya, ni kimwe. Ukorera abandi. Icya gatatu, urya ku byo baguhaye noneho nawe kandi bakanaguhemba. Mbese niho uri kugira experience ariko nahembwa. Yego.
uri muri stage ariko unahembwa. Yego. Buriya Imana njya mbona hari abantu yigisha ukuntu bakoresha abakozi ariko ntibabimenye, ahubwo bakabwira Imana ngo uzatugerere ku kibo nk'ako tugereramo abadukoresha. Yego. Ariko ko niko bimeze. Yego. Uwo muntu usenze gutyo aba yaragize amahirwe agahura n'abakoresha beza. Hari abakoresha babi, yego, gito, yego, adashobora kwemera gusangira n'umukozi ku meza. Ubwo ugivutse nawe abo ngabo urabagaya, ndabagaya nyine. Bundi reka nkubwire impamvu. Tonde mvuge impamvu. Tonde mvuge impamvu. Uzabishobora azabyubahiriza. Yego. Niba mutanasangiriye ku meza, making sure, donc emeza, menya neza ko, gerageza umenye neza ko ibyo uriye ari byo n'umukozi wawe ariyeho. Aho 80% noneho ndakwegereye. Naho ubuzeho nangeze. Wigera ahantu kure nyine bijya kuri 5 nanjye kugaruriye ahantu. Urumva? Ngiye ndashaka ubundi buriya gusangirira ku meza ibisobanura kwicara tuyazengurutse ko hari n'igihe intebe zitadukwira. Ndavuga kuba turiye inkono imwe. Igihe kimwe ndimo mugura abantu, urabizi ko hari igihe twagize ibibazo mu itorero, abantu bagira ikibazo cyo kwakira igaburo ryera. Yego, kubera udukombe, ngo udukombe twinshi. Ngo no, udukombe twinshi ndabyanze. Niba Yesu yaravuze ngo tunywere ku gikombe kimwe, ni icyo nyine dusangiriraho. Ariko bite byanyu? Ntabwo muzi ko ibi bintu Yesu abivuga bari abantu 12. Sibyo? Yego. Nibo yasangiraga n'abaho ngaho 10 bangahe? Na 2. Igikombe kimwe kugisangira mu 12 bimeze nko gusangira igaburo ry'ubu ngubu muri 2000. Oyata. Ku kirere icyo gikombe kitaba hariya, ahubwo kigasuka muri twinshi. Yego. Pour faciliter une distribution. Ngo tworoshye uko guhererekanya. None se ubu ngubu niba twaravuye turi abavandimwe basangira ku iplato, isiniya inkoko, twahereye ku nkoko, sibyo? Hari abantu bariye ku nkoko no ku ikoma. Urakoze cyane. Hanyuma ikigira mubona amaplato. Ariko se ubu ngubu dufata umugati umwe, yego, hanyuma twe guhereza dushyize ku masahani. Icyangombwa ni uko tumanyuye uri aha ngaha ari umwe. Rero icyiza cyo kwiyegereza umukozi, tugasangira ku byo kurya bimwe. Twabona umugati uhagije 2000 ari umwe ra? Twawuteka muri hefu. N'igaburo rye niyo mpamvu twese turivaho. Ariko si ukumanyagura se, turamanyagura rega. Ariko ku buryo umugati umwe wahaza urusengero rwose. Oya, twazana nk'ibiri cyangwa 3 cyangwa 5 ikoze uburyo bumwe. Urumva rero yaba yabaye byinshi. Yabaye byinshi. Hari ukuntu nyine tukomeza ibintu. Ntabwo byamera nka wa wundi yose yamanyaguye ari umwe. Yego. Bari bake. Yego. Noneho ngaryo kuri iki kintu tugana ku musozo. Ubuzima bw'urugo rwose. Nyir'urugo, ngo ndavuga umupapa, umugabo mu rugo, umugore we n'abana bari mu rugo. N'ukuri pe bwose buri mu maboko y'umukozi. Niwe uri bubatekere. Mwebwe muze musanga yahishije. Uyu muntu dukwiye kumwubaha tukanamukunda. Kuko hari abadashaka gukundwa. Muri abo bakozi? Yego. Umukozi yakwanga gukundwa? Yego rwose. Ubwo yaba ameze gute? Hari abakozi usanga adakeneye gukundwa. Ndabisobanura nyakubahwa Mushumba. Ngaho nsobanura. Hari umukozi imyitwarire ye ubona no kumwegera, mbese idakwiranye no buretse kubura kugira kubera ko nyina gukorera kandi ukabura kubona kumuhindura kandi ari umaze kumenyera akazi cyangwa ari we wafashe umwanya wo kwigisha yikiyoberetse ariko adakwiriye gukundwa bitewe n'ibyo agukorera, bitewe nuko
yifata we ubwe, kw'isuku se cyangwa yaba isuku n'umutima, ugasanga uko hasi inyuma ni nako asa ku mutima. ntabwo ibyo byose ndi bwemere ko bimwambura amahirwe yo gukundwa, kuko nta muntu n'umwe udakunda gukundwa. ayo wabona uriya muntu uko ameze kuriya, uko yifata kuriya, ahubwo winjiye neza profondement, ukinjira neza, wamenya impamvu ameze kuriya. ushobora kumusanga n'ibikomere byo kuva mu bwana, Yego, byamuteye kuba umwiyange. yego, ijambo ry'umwiyange uraryumva? yego. Yego. noneho uyu muntu wakuze atya afite ibimubabaza, twibukiranye ko buriya abantu benshi ujya ubona benshi baba bari mu ngaruka z'ubuzima baciyemo, bakuriyemo. Yego. ibyo bintu abapisikologe barabizi. noneho rero uyu muntu akunzwe nawe hari igihe ava mu muntu muzima. ubwo rero birasaba yuko nifurije kujya kurera umukozi n'abana, nifurije ababosi n'abamabuja karame kubana neza n'abakozi babo mu rugo, ababatekera n'ababarerera abana. kubera iki? kuko urukundo babakunda n'icyubahiro babaha gituma nabo babafata neza. ntugatume umukozi wawe yasigarana umwana kandi yanarakaye. arakarwe nande? nawe. rero kugira ngo umare kurakaza umuntu kandi umusigire umwana, bingana n'ubundi, bingana no gusiga ukoresheje agati mu mutiba w'inzuki, yego, ukahasiga umwana wawe cyangwa ihene yawe cyangwa inka yawe. nari ngiye kuvuga n'ikindi kintu gikomeye abantu benshi batazi. bingana no kumara gukubita umugore wawe, yego, mukajya kurara mu buriri bumwe, yego, ugahita umusaba ibyo kurya, yego, mukajya no kurara mu buriri bumwe, ukanamusaba ko aguhindukira. mana yanjye, wamukubise, wamunogeje. ese mwana, niba ushaka rero kuba ari urushyi, yego, bamubwiye ijambo ribi, yego, muryinjirane mu nzu, mu buriri, muryinjirane ku meza, yego, muryinjirane mu buriri, yego, sinzi n'ibindi uri bubaze. bo reka nsoze mbifuriza umwaka mushya wo kuzagira ishya n'ihirwe. amen. Imana izabahe gutunga mugwize, Imana izabahe kubonera aho mwaburiye, haleluya, izakingura imiryango yari ikinze mu izina rya Yesu, izabaho ubuzima bwiza, izakura indwara muri mwe mu w'amahoro. Imana ibampere umugisha. amen. amen. twasenga Imana tugasoza. Reka dusenge Imana, aya magambo Imana yaherekeze, izayashyire mu bikorwa, kandi mu mpera z'umwaka nk'uku nguku, mu mwaka utaha mu mpera zawo tuzabe turi kumwe dushima Imana. Mana, ndagushimiye ko wabanye natwe, herekeza amagambo yose meza umpaye kuvuga no kwatura ku bantu bawe no ku gihugu cyacu. ndakwinginze ngo ubane natwe, uduhe umugisha, uturinde ikibi, uturinde umubi, imigambi ya Satani yose iburizwemwo, inama ze zose uzitatanye, urogo y'ibyo yibwiraga, maze tukugirireho umugisha. urakoze uha abantu kukwakira no kwihana ibyaha, maze bakizwe, bityo tugwize iminyago myinshi, n'igihugu cyoroherwe, kigabanukimwe abanyabyaha n'abahungabanya umutekano. ndagushimiye ko ubyumvise mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. amen. Shalom.